umusomeye aya imubuza imiziki, umusomeye hadithi imubuza umuziki, yanze kumva ndabizi. Uyu nguyu rwose Allah muri Qur'an aratubwira ati barirengagiza ngo abangaba jya ubaha inkuru mbi y'ibihano bazahura nabyo yawm al-qiyama. Twinjire muri hadith. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadith aravuga ati la ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-ma'azif. Rasul aratubwira ati ngo hari ibintu byabaye ikizira ni ibihe? Ni ibintu bitatu. Icya mbere ubusambanyi, icya kabiri harir uyu mwambaro wabaye ikizira ku bagabo, hanyuma n'ibyo bita al-ma'azif ni imiziki, ndetse wa alatul lahu na bino byombo, bino bikoresho bakoresha mu miziki ya instrumentales n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibi bintu uko ari bitatu Rasul aranje kutubwira yuko ngo ari haram, yahise atubwira ngo hari n'abantu bazaza nyuma bakabigira halali. Harimo abantu bazaza nyuma umuziki bakawugira, aribo banga tubona byageze ku rwego sasa noneho rukomeye. Harabajya babyoroshya bakabicuranga mu byuma, kwa kunda bari MC wicaranye computer akagira gutya agacuranga kamwe, agira gutya agacuranga kamwe, abandi ati ibingi nibihagije tugomba no guhamagara orchestre, bakaza bakajya bakanatubyinira, bakabahamagaza n'abare bakaza bakasakuriza abantu mu bukwe. Hanyuma cyaba bagiye guhamagara ba bandi b'ingoma itorero, kulluhum aslahahum Allah, bari bose Imana bayobore kandi nabatunganye. Ukibaza ubukwe n'ubw'abayisilamu cyangwa se ubw'abayisilamu? Ni ukuvuga ngo byavuye kuri rwa rwego abantu bagira gutya bacuranga kamwe muri computer nako katemewe, hanyuma baragera baravuga ati rero tugomba kujya tunabibona live. Ni orchestre yatumiwe, ni itorero ryatumiwe, ni abavuzi b'ingoma batumiwe, abakaraza hageze ko babita bakabatumira bakaza ngo ni ukwishimisha akanya gato. Reka nze mbereka akanya gato icyo gakora mu Islam. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nta kintu cyaba akanya gato kurusha ijambo wabwira umuntu gutya ugiye nko kumutuka cyangwa ugiye kumubwira ijambo ribi, si akanya gato. Ubwo se umuntu aramutse abwiye mugenzi we ngo wakigoryiwe, uwo mwanya ungana iki? Ni muto cyane. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyi hadith ndagira ngo tuyigereranye n'icyo wita umwanya muto, unareba icyo Rasul yavuze. Aravuga ati wa innal abda la yatakallama bi kalimatin min sakhati Allah la yulqi laha balan fayudkhilaha fi an-nar aw kama qala. Rasul ati hari nubwo umuntu ashobora kuvuga ijambo rimwe mu magambo arakaza Allah subhanahu wa ta'ala atanabyitayeho ngo iri jambo rigatari impamvu yuko itashyirwa hehe mu muriro. Nababwiye ni ijambo ryafata umwanya ungana iki? Ngaho utekereza uyu muntu ugiye kwicara iminota 30, iminota 40, isaha yose ari muri uriya muziki. Ari uyu n'uyu wavuze ririya jambo umubi cyane n'uwuhe? Si uyu nguyu ugiye kwicara iminota 40 ingahe muri ziriya haram? Mbabwire Islam, namwe mutaha buriya buko buteye kuriye, mutinye Imana. Ndababwiye ubugezemo batangiye gucuranga, genda basigarane haramu zabo. Dore ubundi ni nahangaho ubugazwa butangirira, narabibabwiye. Ndabasobanurira ntingo inganzwa n'iki? Inganzwa n'umugabo ubona amabi ari gukorwa mu nshingano ze hanyuma agaceceka. Hanyuma sasa ibi bintu ko byabaye warebaga he sheikh? Wallahi ngo abagore buriya twaragerageje no mu nama twaravuze twaragize, urangije nawe uraceceka tubirangirira. Umuntu abayirinze fitna irenze iyo ngiyo ni iyihe? Yo kuba ufite abantu bagiye kujya kukuyobora mu nshingano zabo. Rero bava mu Islam, ntabwo ndimo ndavuga ngo abantu be kujya bicara ngo bumvikane kubibafitiye akamaro, bumvikane ku byabashimisha, ariko nibigera aho ahari imirongo itukura, hano nta kuharenga, ubwo ni nta kuharenga. Niyo mpamvu bimwe na bimwe bigenda bikagarukira saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, abantu bagataha amajoro kubera kugenda bashyiramo ibintu bitari ngombwa. Rero bava mu Islam n'abandi bajya kujya gutangaza yuko umuziki ari ntacyo utwaye mu Islam, aba bose Imana bayitinye, banamenye yuko bazabazwa.
Ibi ndabivuga kuko nzi ko umwe muri mwebwe babiri batatu hari ibyamuciyeho byaba byaranavuzwe n'umuntu wize idini amubwira ngo umuziki ntacyo. Mutinya Imana, wallahi mutinya Imana. Tunatinya Imana rero bavandimwe Islam. Ibi aya mabi yose agenda akorwa imbere yanyu mukayareba mukanayashyigikira mukayakomera amashyi, ittaqullah ayyuhal muslimun, mutinya Imana bavandimwe Islam. Rero biraduhagije, kafa lil muslimina sharafan an yaktafu bima indahum fil Islam. Birahagije kuri buri muislamu wese kumva ko atewe ishema n'ibyo afite mu Islam. Turimo turaterwa ibibazo bikomeye cyane n'abantu barimo baratuvangira mu Islam. Turi guterwa ibibazo bikomeye cyane n'ibi bintu abantu bari kutuvangira mu Islam, abavomye hariya bakazana ubwangizi bukagenda burimo burakura mu bantu n'ibindi. Rero bava mu Islam, twihangane. Ubuislamu bwacu nta cyabuturutira. Abantu benshi bihisha inyuma yo kuba uwo waba umuislamu, baguhaye amateka yabo wallahi wanarira, bakubwira ngo fulani bamukuye amenyo arimo arahangana n'Ubuislamu. Niba bakubwira ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam bamuteye amabuye baramukubita bagira gute, ariko akomeza guharanira kurwanira iyi dini. Niba bakubwira ngo hari abandi bishwe bamaze kwicwa, baragenda babakorera iyica rubozo, bakajya babafata n'imyijima yabo bakayibakuramo bakayihekenya, ariko n'abantu bari kurwanira Ubuislamu. Ariko kandi twaba dufite abantu bari tayari gutobanga buno Ubuislamu. Abangaba ndahamye neza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka azabereka uburakari bukomeye cyane, azabereka uburakari buri ku rwego rwo hejuru. Rero bavandimwe Islam, tugerageze namwe nababwiye nti munatumirwa muri ibi birori munagaragaze kutabishyigikira, harimo no kuba bitangiye kuzana ibyo bintu by'ingoma, ibyo bintu sinzi biki, bitahire. Iyi Qur'an turimo turayubahisha. Mbere na mbere reka mbabwire ikintu kimwe, kandi twese tugikosore mu mvugo zacu no mu myemerere yacu. Nta birori na bimwe, nta gikorwa na kimwe mu Islam cyitwa yuko ngo kigomba gutangizwa na Qur'an, nta kibaho. Iyo hagiye gusomwa Qur'an kuriya mu bukwe, ni imma ni ukuba abantu bagiye kongera kuryoherwa no kumva Qur'an nyuma y'umwanya munini, bari muri ibi, bari guteka, bari kwambara, bari bahuze, hanyuma bagatoranyamo akanya keza ko kugira ngo Abayisilamu tuze twumve Qur'an. Ariko atari ukuvuga ngo nibyo bigiye kuba ihame ryo gutangiza iki gikorwa. Igikorwa kiba cyatangiye kare cyane. Iyo Musa atangiye alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, igikorwa ubwo cyatangiye. Hanyuma akanya twongere twumve Qur'an ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunayungukemo, tunahakure thawabu, ntacyo bitwaye ibyo ngibyo. Birikumvikana. Ariko rero hakabaye cyitwa kwita bayisuzuguza, bayizaniraho ibindi, abacuranzi sinzi, rimwe na rimwe nubwo uje gusoma Qur'an banamuhereza iminota isa nkaho ibanye, mu minota 3 adusomera imirongo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iminota 3 wabugitangira a'udhu billahi minash shaitani rajim gahitishira. Ariko nihaza wa unduje kuvuga amazina y'inka n'ayihene n'ayintama n'ayiki, baramureka yisanzure, avuge, yikorere icupa ku mutwe, azana inkoni, azana ibyatsi bitange, agire yisanzure. Ariko byageze kuri Qur'ani, amagambo meza, aya magambo n'ayande, amagambo y'Imana niyo murimo murashaka mugende mujye kuyabanira muyagire. Yake tujye tunatinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu mwanya mwagiye guhereza uyu muntu mwakagombye kuwufata wose mukanawuhereza uyu ngugiye gusoma Qur'an, turi buyumve turyoherwe, turi buyumve tunabone thawabu zo kuyumva, n'uyu uri kuyisoma arabona thawabu. Naam. Hanyuma ari amazina uwababaza thawabu mukuramo niyi. Rero bavandimwe Islam, ibi ngibi wallahi tureke gusuzuguza Qur'an. Nimba ubona yuko biri bugere ku rwego rw'uko uri mu mubwire umunota umwe, iminota 3 biri ubigire birebire, afazalo bireke. Nta nicyo biri bwangize ku bukwe bwawe, kuba atayisomye ntacyo byangiza ku bukwe bwawe. Sawa, mutangire mukomeze, ntihazagire uzazavuge ngo n'ubukwe hari byabuzemo kubw'impamvu, kandi kuba byabuzemo ntacyo bitwaye. Biriko bikana bavandimwe Islam, bavandimwe Islam, ntitugaterwa ipfunwe no kwerekana Ubuislamu bwacu. Ikibazo yarabajije ni ikibazo cya bamwe mu Bayisilamu batari Abayisilamu dutumira mu birori byacu, mu bukwe bwacu, hanyuma ubukwe bwarangira bagatangira gukritika ubukwe bwacu. Abasilamu ubukwe bwabo babuteye nk'ikiriyo, urabona nta kundi kubyifatamo uretse gukomera no guhagarara kuri gahunda zabo. Nta kundi byanagira nijya kubwira ukamye uti ngende umuyisilamu, kandi binakoze ni gahunda za Kiislamu, ngende umuyisilamu. So wowe ibyo ushaka uzabikora iwanyu mu bwawe,
ucurange, ubyine, ugire, userebeke, ibyo birakureba. Ariko niba ari gahunda zacu nk'abayisilamu, ubwo nuko tuzikora. Nimba byakunyuze alhamdulillah, nimba bitakunyuze basi wihangana, ariko gahunda zacu za Kiislamu nuko zigenda, nuko nguko tuzitwara. No kudaterwa ishema n'Ubuislamu bwanyu nibyo bituma mutangira kureba ngo se baratubona gute, ngo reka ducurangemo gakeya. Hoye, aho ngaho naho mujye muhakorera da'wa, mujye muhava muhakorera da'wa, mubabwira uti bantu mwicaye hanga mutari abayisilamu, si uko dushaka. Hari n'abayisilamu nabo bajya bagira imico nk'iyi ngiyi, asohoka no mu bukwe arimo aravuga ati ngo mbega ubukwe ngo bwari bumeze nk'ikiriya. Abasilamu, hari abasilamu bameze gutya nabo barwaye, bazubaye, bavuga amagambo nk'aya ngaya, barahari, biri kumvikana. Twatashye twese ubukwe na invitation baduhaye, na invitation zivuga ko dutashye iki? Mu bukwe habamo umugeni, umugabo, umugore. Mu kiriyo se habamo umugore n'umugabo n'umugeni. So ubwo rero abantu be kujya bashaka gufata ibintu ngo babipobye bagere ku rwego rwo gushaka no kubituka. Niba wowe uzi neza ko ubukwe bwawe uzabugira konseri, ubwacu twebwe twabugize ibirori byiza bituje by'abayisilamu, hanyuma ibyawe ushaka gutandukanya n'ikiriyo uzagenda ujye kubikora ukwawe ku giti cyawe. Rero mwe kujya mwemera n'abantu baza kubavangira. Aba baza kubavangira rimwe na rimwe n'imbaraga zanyu nkeya nibyo bituma mugenda mugakora ibyo bintu. Ujye kubona ubone nk'umuntu araje ngo ubwo se nawe ngo tujya tubona ngo hari ukuntu wigize ngo umusalafi, nawe ubukwe bwawe uzaba, ukamyutiye ngo wallahi ngo nari akantu gato se, ukamyuti ntabyo, ariko sha wallahi murakabya, murakabya kweli. Wagira gutya mwamuri mu nama ngo ariko hari umuntu wambwiye akantu, nubwo basi tu twagira gutya tukaza kuza gucurangamo gake. Takullah, mutinyi Imana. Abantu be kujya baza kubavangira mu bintu byanyu. Umugore kwitaka agomba guhakikisha yuko imitako yose yishyizeho iri burebwe mu bagabo, bari buyirebe, arabi wabo cyangwa se umugabo we. Aba rero baza bitatse, ubona bipodoye bagize gute paka no kubareba ubwaho ukatangira no kumuyoberwa. Uyu nguyu ajya amenye yuko ibi bintu yakoze gutya, umuntu ugomba kubireba ninde? Ni umugabo we cyangwa se basaza be cyangwa se bene wabo. Hari nabo tubona gutya baza bitatse kuriya muri buri batajya banitaka imbere y'abagabo babo, akaza ntako tagize yipodoye, bamwe baniteye ibihumura, abandi bagize gute. Ndabyo bituma tuvuga ngo abagore bicara ukwabo n'abagabo bicara ukwabo. Ari buze yipodoye kuriya aje guteza ibibazo, ari buze yipodoye kuriya abandi bagabo batangire bamwitegereze bibi bindi bibazo. So ubwo rero ibi byose ni bimwe mu mabi n'ibyaha biba birimo biragenda bikwirakwira mu bantu. So aba bagore rero baba barimo baripodora gutya, sinzi bagize batinya Imana, nabo batinya Imana. Ntawe twabwiye ngo genda ugaragara nabi, ariko unamenye ngo iyo mitako uri kwishyiraho hari umurongo yashyiriweho yuko bigomba kurebwa nande? Umugabo ndetse n'abiwanyu. Bariya bageni, iriya myambaro imeze kuriya ntabwo ihari mu Buislamu. Mbe kujya banabeshyera Ubuislamu yuko baba bambaye Kiislamu, hari ukuntu babeshya agashyira akantu k'agatambaro ku mutwe ngo mashallah ngo yari yikwije. A'udhu billah, nta myikwirize mbona hari. Rero bariya bageni zira sharia zabo zitumvikana zidahari mu Buislamu, be kujya bazitirira sharia z'iki z'Ubuislamu. Nabiriya baba bakoze bagahagarara imbere y'abantu kuri podium bambaye kuriya, bariya abantu mujye mubamagana rwose, mujye muragenda mubabwiza ukuri, umubwire wambaye nabi, ujye umubwira wambaye nabi. Naam. Hanyuma ikibazo kindi yarabajije cyari ikibazo kirebana no kuba uyu mugeni wambaye kuriya, ese buriya ni ngombwa ko yicara kuri podium tukamureba cyangwa ajye yicara mu bagore bagenzi be? Aho yakicara hose, najye no kwicara imbere y'abagabo agomba kwambara yikwije, akanahisha imitako yose iri ku mubiri we, akanahisha imitako yose iri ku mubiri we. Ni ukuvuga ngo na buriya buranga biba ngombwa yuko tubanza kubamubwira tuti banza ukora iki, hisha, agahisha byose abagomba kubihisha. Izo mpeta, ibyo bikomo n'ibiki byose agomba kubihisha, nibigaragara imbere y'abari abagabo. Wa illa nimba atari uko bimeze, ari buze kwipodora agire gute, mugende mumushakira ahantu ari buze kwicara mu bagore bagenzi be. Hanyuma ikigeragezo yaratubwiye cy'abavandimwe be afite bagera muri bangahe ngo bafashe icyemezo cyo kutazarongora, bariyemeje ko batazarongora. Ibyo ni ibisamba, ahubwo biyemeje kutazarongora burundu. Ngo se umwe muri bo naramuka yiroteye bizagenda gute? Kwirotera kuvugwa ahangaha ni kwa kundi ushobora kurota uri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hanyuma intanga zigasohoka. Sawa, intanga uburyo bwose zasohokamo dutegekwa koga ijanaba, dutegekwa koga wiroteye. Wari muzima ntiwiroteye, wenda watekereje cyane zirasohoka,
cyangwa se warebye cyane zirasohoka, cyangwa se hari uwagukinishije cyangwa se wikinishije zirasohoka, urategekwa koga ijanaba. Uburyo bwose intanga zasohoka mu mugabo ahita ategekwa koga ijanaba. Hanyuma ikindi kibazo warubajije, niba ushobora kuba waririmbira umugore wawe, nyabuneka mwabagabo mwicaye aha ngaha nimutaha mu rugo muririmbira abagore banyu, mwihangane insha Allah. Umuririmbire rwose, ariko wirinde gitari, wirinde piano, wirinde ingoma, kandi rwose no kuba wamuririmbira ukamubwira amagambo meza, ukamutera imitoma, ukagira insha Allah. Uriya nanjye bari buze kuza kubinyishyuza, uriya hari undi uririmbira. Ariko umugabo kuririmbira umugore we ntacyo bitwaye, ariko ubwo wirinde ziriya instrumentale, siko bimeze rwose, mujwi ryiza umuririmbire, nimba nta niryo ufite rimeze neza urebe ukuntu wiyaranja bipfe gusa neza insha Allah. Ariko bavandimwe Islam, muzi ikintu umwe Imana yavuze alayhi salatu wassalam, iyi hadithi ibere urugero kuri buri wese. Rasul yaravuze ngo ittaqun nara walau bishiqqi tamra, uzatinye gushyirwa mu muriro kwabone nubwo byaba ari ku mpamvu yo gukora akantu gato, kabone nubwo byaba ari ku mpamvu yo gukora akantu gato. Wallahi ndi tayari kuvuganira akantu gato na kanini kose kugira ngo buri Muislamu wese akamenye kandi akareke. Hanyuma ibindi bizakurikiraho aho ngaho, nimba uri tayari kubikurikiza no kubyumva birakureba, si kwikorera yawmal qiyama nawe ntabwo uzanyikorera. Hanyuma tunamenye yuko Allah aratubwira muri Qur'an ati ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ntacyo tuvuga ntacyo dukora uretse ko hari abamarayika bose baba barimo barandika ibyo dukora n'ibyo tuvuga. Mu yindi aya suratu al-Kahf Allah aratubwira ati ngo wawudi'a al-kitabu fatara al-mujrimin, ngo buri muntu amaze guhabwa igitabo, inkozi z'ibibi, abantu barangaye, abitwa abigomeke, bazahita bavuga bati ngo mali hadha al-kitab, iki gitabo ni bwoko ki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ntabwo cyasiza gato ntabwo cyasiza kanini uretse yuko byakoze iki? Ntihagire igikorwa na kimwe uzasuzugura muvandimwe, uko cyaba kingana kose cyakwinjiza mu muriro, cyakwinjiza mu muriro. Ngiye kano kanya nimba Mwenyezi Mungu yanshoboje kuvuga nkanavuganira ibingibi by'ububuke bw'Abayisilamu, wenda ubutahazanshoboza mvuganire n'ibindi. Muri ino saha imwe, muri ino minota 30 ntabwo ibintu byose twabivuga ngo bive mu nzira. Rero uyu munsi by'Imana yanshoboje byari ibingibi, ibindi ni ubutaha, ibindi bizavugwa n'undi utari njyewe, ibindi bizavugwa n'abandi batari njyewe. Ariko usikum thumma usikum, ndabagira inama nongere mbagira inama, akantu gato katuma winjira hehe? Aya simuyizi mwese, waman ya'mal mithqala dharratin sharran, gato cyane gato cyane gato cyane ku munsi meruka, wallahi Imana izakakwereka. Nta nubwo izakakwereka gusa, utaranagakoretaho Imana izakaguhanira. Rero ntihagire ikintu na kimwe usuzugura, ibingibi uvuge ngo wenda ngo ni bito, ibingibi nibyo biremere. Nibiremere tugomba kubivuga, ntabwo tugomba kubyirengagiza, ariko nibi bito, ibi bito nibyo bigenda sasa bikabyara ibinini, abantu bakarangara burundu. Biriya binini hari abantu batajya babireba kubera yuko bazi ko ari binini. Ibi bito abantu bagashaka kubicengeramo, babyinjiremo, banabishakira impamvu, birangire bikoze iki? Bibarangije, bibarimbuye. Rero dutinye Allah subhanahu wa ta'ala.